nizakurinda iminsi yose, nizabana nawe. Komera shikama mugenzi wanjye, yakurokoye urupfu rukomeye, nizakurinda iminsi yose. Komera shikama nizakurinda iminsi yose, mugenzi wanjye humura. Nubwo ubona imbere yawe bikomeye, n'Imana izakurinda. Nubwo ubona imbere yawe bitoroshe, nizakurinda iminsi yose, humura. Haleluya. N'Imana irinda umuntu no mu bihe bikomeye, n'Imana irinda umuntu no mu bihe bitoroshe, aho imiryango itaguvana, Imana irakuvana, aho inshuti n'abavandimwe badashobora kugukura, Imana wizeye, n'Imana yakuvana, aho imiryango itakuvana, abavandimwe ntibakuvane, Imana wizeye, n'Imana yakuvana. Haleluya. Nizakurinda iminsi yose mu buzima bwawe, nizakurinda iminsi yose yo kubaho kwawe, nizabana nawe yo no mu bihe bikomeye, izakomeza kukwimana. Komera humura, nizakurinda iminsi yose, nshuti y'Imana komera. Imana ivuganye nawe, kari Imana ikurinze, nizakurinda iminsi yose y'ubuzima bwawe, nizarinda amagara yawe, nizarinda ubugingo bwawe. Imana ibikubwiye, komera humura, niyivuganye nawe n'Imana, nizarinda umuryango wawe, nshuti y'Imana, nizakurinda iminsi yose. La sharaboria, Imana ivuganye nawe, nizakurinda akanga kose, nizakurinda akanga kose, humura. Imana itajibura inzira icamo, nshuti y'Imana,
n'Imana ikiza umuntu ikimwaro, iyo nizakurinda iminsi yose, nizarinda ubuzima bwawe, n'Imana nizarinda akazi kawe, n'Imana nikwimanye. Mana turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye kuri Imana irinda, tugushimiye kuri Imana yimana abantu, tugushimiye kuri Imana igidukiza ibikomeye, tugushimiye kuri Imana igikuraho igisuzuguriro, tugushimiye kuri Imana igifata ibitariho ukabigira ibiriho, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Uyu murimbyi nuvuga ngo ni wowe urinda umuntu ukamurinda iminsi yose. Nta muntu wapfa kurinda umuntu iminsi yose ntaranirwe, ariko uri Imana iturinda iminsi yose, kandi ni wowe uturwanirira intambara, izo tuzi nizo tutazi, ni wowe uziturwanira kandi ukazitsinda. Dusengeye umuntu wese ugiye kubana muri iri jambo, ndetse mu mwanya w'ubutumwa, kugira ngo umwuka wera aze amushyigikire, ijuru rimwishimire mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye ko Imana igufiteho umugambi mwiza, kandi ntabwo Imana yakureka. Imana izi ibyo igomba gukora ku buzima bwawe. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Amazina yanjye ni Harerimana Barayisi ku batanzi, kwanga ujye turi kumwe na Diodoni. Imana ibaho umugisha. Imana ifite gukiza, Imana ibasha gukiza ibikomere, Imana ibasha gukiza umubabaro, Imana ibasha gukiza agahinda. Muri iki gitaramo turimo cy'amasengesho yo gusenga, ndagira nkubwire ko Imana ibasha kukuremera ihumure, ni Imana ibasha kugukiza akagambane kakuriho, ni Imana ibasha kugukiza imigambi ya Satani, ni Imana kandi wibuka ko ari nayo yakwimanye na cya gihe. Reka nkubwire, Imana ni Imana iha umuntu intege, ikamuha imbaraga, yamara kumuha imbaraga ikamuha ubuzima, yarangiza ikamwubakira izina imbere y'abatabishaka. Ndakumenyesha ko ari Imana izakurinda iminsi yose. Niba ufite umuntu w'inshuti yawe, murarike mubwiye ngo ngwino tubane mu iteraniro, murarike aze tubane, musunikire linki muri kano kanya, kuko Imana ibasha gukiza abantu ibikomere. Niba ufite umuntu ufite ibikomere, umubwire aze tubane kugira ngo Imana imukize ibikomere. Imana ikiza ibikomere. Niba ufite umuntu baroze, akaba afite ikibazo cy'amarozi kimumazeho imyaka myinshi, mubwire aze tubane muri uyu mwanya. Gusenga ni umuti w'ibibazo, gusenga bihindura ubuzima. Reka mbabwire, gusenga bihindura ubuzima, gusenga byakuremera ubuzima utari ufite ubuzima. Niba ufite umuntu ufite imanza zikomeye mu buzima bwe, imanza zikaba zimujengereje, akaba anaburana bakanamugura, murarike mubwire ngo ngwino hano kuri gusenga rwa Imana ishobora byose. Muringira avuga ngo tumwikoreze amaganya yacu yose, kuko yita kuri twebwe. Imana uyikoreza amaganya yawe, amaganya yawe yabwire Yesu. Hari umuringira ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu, iwe nshuti yebuje, nta yindi wabona imeze nkayo, byose ubimunganyire. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yebuje, nta yindi twabona imeze nka Yesu we, byose ubimusanire. Niba ufite intimba n'agahinda, bibwire Yesu,
Yesu iwe nshuti ihebuje, nta yindi wabona imeze nka Yesu we, byose ubimuzanire. Niba ufite ubwoba bwo kuzapfa, bibwire Yesu, bibwire Yesu we, niwe nshuti ihebuje. Wari asharamo nta yindi wabona imeze nka Yesu we, byose ubimuzanire. Ufite ibyifuzo wabuze ahantu biganisha, ufite ibyifuzo wabuze ahantu wabyerekeza, ufite ibyifuzo wabijyanye mu bapfumu ntibyasubizwa, wiyambaza abavandimwe ntibajya icyo babikoraho, ariko bibwire Yesu. Uyu mwanya turi hano mu materaniro turi, bibwire Yesu. Yesu aho wicaye arakuruzi, icyo gihugu urimo arakureba, uko wicaye arakureba, kuryamye arakureba, ntiyitiranya amazina. Yesu ibyo umubwiye arabyumva, yamara kubyumva agashaka igisubizo. Niwe ugushakira igisubizo kandi kirambye kurusha abana b'abantu. Yesu niwe utegeka umuntu agatungurana atari kuzatungurana. Yesu niwe uturisha umuraba ku buzima bw'umuntu ugatuza. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa mbere haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, umunyakibi atazongera kunyura iwawe. Hari abantu benshi babayeho mu bigeragezo bikomeye. Hari ababyeyi bahuye n'umunyakibi, yinjira mu ngo zabo arazisenya. Uwo ni umunyakibi, yinjira mu ngo arasenya. Umunyakibi ateza kutumvikana, ateza gusubiranamo, ateza imishiha, arinjira. Umunyakibi arahaguruka. Umunyakibi Imana igiye kumugukiza. Muri aya masengesho gusengera ibyifuzo, Yesu nagutabare agukiza umunyakibi waguhagurukiye. Munyakibi Imana imukurinde. Muri aya masengesho Imana igukiza umunyakibi wahagurukiye abana bawe. Aravuga ngo ntibaziga, aravuga ngo ntabwo abana bazatsinda. Umunyakibi ajya haguruka akabuza abana amahoro. Ariko turashima Imana ko Imana igidukiza abanyakibi. Imana ikuhagarareho mu izina rya Yesu. Ufite agahinda, ufite umubabaro, ufite ibikomere, nje kukubwira ko Imana ije gukiza umunyakibi. Ifite ingabo nyinshi igiye gukoresha, kandi izo ngabo ntabwo zitsindwa. Oya, kuko Imana yacu ntigitsindwa. Hari umunyakibi winjiye, yinjira ku mutware wawe, amutwara imitekerereze, atwara ubwenge, atwara ibintu byose. Imana ije gukiza umunyakibi. Hari umunyakibi winjiye mu buzima bwawe, arakudindiza, adindiza iby'akazi kawe, arabidindiza. Uwo Imana ije kumugukiza. Bibiliya yavuze ngo umunyakibi yatsembweho pe. Iyo umunyakibi avuye mu buzima bw'umuntu, umuntu akomeza ibirori. Kandi umuntu wese agira ibirori bitewe n'ibyo akeneye. Iyo tuvuze ibirori ntabwo ari ibirori bya mariage, buri muntu wese yagira ikirori bitewe n'icyo akeneye. Bibiliya yavuze ngo komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi yatsembweho. Ikikubwira ko Imana yagukije umunyakibi ni ibirori. Ntiwakoresha fete umunyakibi ari imbere yawe. Ntiwakoresha ngo bya bindi bya kakawete umunyakibi ari imbere yawe.
reka niwasohoka umunyakibi yari imbere yaraje mu buzima bwawe, niwakambara n'umwenda mwiza umunyakibi yaraje. Iyo yaje afunga ibintu byose, ariko y'umunyakibi Imana imukuye mu buzima bw'umuntu akomeza ibirori. Uwiteka ku nyungu ubwenge Imana igukijije umunyakibi, uza ahantu ari, uza ahantu ye, uza uruhande aherereyemo, uza uruhande umunyakibi yashegeshe, ariko Uwiteka aje kuguhomora ibikomere. Niba ufite uburwayi bwo mu nda umaze imyaka myinshi, Imana yo mu ijuru ibugukize. Umunyakibi yagutereza uburwayi ukamumara n'imyaka myinshi. Uyu mwanya turimo n'umwanya wo gusengera ibyifuzo. Umunyakibi yaguteza uburwayi ukamumara n'imyaka myinshi, ariko Imana ije gukiza umunyakibi. Uyu mwanya twinjiyemo ni umwanya tugarutsemo, ni umwanya wo gusengera ibyifuzo. Hari ibyifuzo umunyakibi yarinjiye, arinjira ateza ubugumba. Ugiye kwa muganga basanga nta kibazo ufite, baravati rwose nta kibazo, ariko umunyakibi yarinjiye ateza ubugumba mu buzima bwawe. Mu byifuzo Imana igukiza umunyakibi wagutereje ubugumba, Imana iguhe kubyara ukomeze ibirori. Nusama ukabyara umuhungu n'umukobwa uzakomeza ibirori, ariko umunyakibi yari yaragufungiye ibirori. Akira kuhagera kwishima mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo, Imana igukiza uburwayi bw'amayoberane. Uburwayi bw'amayoberane bwananiye abaganga. Hari umuntu udukurikiye ufite uburwayi bwananiye abaganga, Imana igukiza umunyakibi ukomeze ibirori mu izina rya Yesu. Nta muntu ugira ibirori ari kwa muganga, nta muntu ugira ibirori mu zasonde, nta muntu ugira ibirori ari gupfuna, nta muntu ugira ibirori ntabwo byakunda. Umuntu ugira ibirori n'umuntu worohewe. Imana igukubitura umunyakibi ukomeze ibirori. Haleluya! Imana igukubitira umunyakibi ukomeza ibirori. Because Imana igukubitira umunyakibi ukomeza ibirori. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo ufite, Imana igukiza umunyakibi utereza amadeni atarangira mu buzima bwawe. Ibi ni kuvuga, nizera ko byumvikana, muri kubyumva neza. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo, Imana igukiza umunyakibi wakwinjira agateza amadeni atarangira mu buzima bwawe. Arasimburana, rimwe rivaho irindi riza. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu papa niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Lela shakotre bodre. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ari bwaba bwije mu bugingo bwawe, nyamara wihangane ugeze ku iherezo. Ari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwije mu bugingo bwawe, nyamara ihangane ugeze ku iherezo. Haleluya! Imana igukiza umunyakibi yakubujije amashimwe imyaka myinshi, ariko muri uyu mwanya turimo, muri aya mavuta turimo, Imana igukiza umunyakibi. Umunyakibi atsembweho, umunyakibi atsembweho. Lekosika erefo, umunyakibi atsembweho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kurira kwa kurarira mu gitondo impundu zikavuga. Kurira kwararira ubuzima bwawe, mu gitondo impundu zikavuga. Munyakibi ateza amadeni avuga ko uzaseba, ariko muri umwanya wo gusengera ibyifuzo,
mbonye imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, mbonye imbaraga z'Imana, mbonye imbaraga z'Imana. Umunyakibara agatsindwa. Nta muntu n'umwe utagira imishinga myiza, nta muntu n'umwe utagira imitekerereze myiza, ariko umunyakibara agatsindwa. Imana imukurindwa. Umunyakibi avumwe n'Uwiteka, ntazagaruke mu buzima bwawe. Umunyakibara agatsindwa. Nta muntu utagira imitekerereze myiza, ariko umunyakibara aza akakudiniza, akagusinziriza, ukamera nk'aho uri mu myutareba kandi ureba. Umunyakibi ukajya ubona abandi batera imbere, ukabona abantu bari kugura amamodoka, abandi bari kubaka amazu, abandi bari gukora amakwa, abandi barayaga, bari gukora ibidasanzwe. Umunyakibi akakwereka imibare y'ibihekane. Imana igukiza umunyakibi. Umva Uwiteka kuntumyeho. Ubutumwa ubwubahe bwagwanyijwe. Ubwubahe. Imana igukiza umunyakibi. Muri iyi gahunda y'amasengesho yo gusengera ibyifuzo, hari abakobwa Imana ikijije umunyakibi. Tekos eremo. Umunyakibi araza agatwara nyine, agatwara amafuta, agatwara amajipo, akarara kanuye ari kukuzinga ngo utazakora ubukwe. Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'umwanzi, honde muvane mu nzira. Nanjye mu maso y'umuhonde. Ijambo ryavuze ngo yatsembweho pe. Ndamugira imbabazi kubera iki katajya waryanditse. Imana igutsembera ibiguhagurukiye mu izina rya Yesu. Yewe mutima urira we, akira ihumure, dore Yesu arakwibutse, yo aguhinduriye izina, akuremeye ihumure, mutima urira humura. Dore Yesu arakwibutse, yewe mutima urira we, akuremeye ihumure, aguhinduriye izina, mutima urira yewe humura. Relasharamo. Ugiye kubona abagufasha gushima, n'abagufasha kuririmba izamazamuka. Mutima we humura. Sekitarabori y'amano. Ugiye kubona abagufasha kuririmba indirimbo ya Mose we, yo mutima we humura. Urababaye uyu munsi, nyamara ejo uzaseka. Amarembo yawe dore Imana irayafunguye, wa munyakibi wayacumbitsemo, Imana iramuhambirije. Yewe mutima wihebye ucitse intege, akira ihumure. Sora mori y'amandoremo. Yewe mutima uremereye, akira ihumure. Bazagushaka ntibazakubona, bazaguhiga ntibazakubona, bazagucukurira inzobo ari bo bazijyamo. Yewe mutima humura, Imana irakwimanye. Hari umutima ubabaye. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'ubuhanuzi. Hari umutima, hari imitima ibabaye. Turashima Imana yo muri mitima,
twashima Imana muri umwanya wo gusengera ibyifuzo. Abantu bamaze igihe babaye, kora ku mutima wawe ngo Mwami ndagushime kundeme y'ihumure, akiri ihumure. Lela elefoye, ufite ibikomere, umutima warabaye kubera abana bawe, umutima warabaye kubera urugo rwawe, umutima warabaye kubera akazi kawe, umutima warabaye kubera business yahombye, umutima warabaye kubera amatiko kuriho. Yesu arakurengeye, Uwiteka arakurengeye. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru uyuzanye inkuru nziza. Uwo ninde? Ntago ari siko wanyu, si mwene wanyu, ni Kristo umwana w'Imana, ni Kristo watubambiwe. Ni umwana w'Imana. Mutima ubabaye, mutima wabaye bitewe nuko wanzwe, rekosika enemo, Uwiteka agukije agasuka abadayimoni. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo, umaze igihe ushaka kurambagiza byaranze, urapanga upanze, abarozi bakamutambikana. Ndakubwira ko Uwiteka kuremeye ihumure, nta mvura idahita, nta joro ritarida cyangwa rice abantu habamanywa. Mutima we ubabaye, yewe mfubyi ubabaye, yewe mupfakazi ubabaye, Uwiteka kuremeye ihumure. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Hari ibyakwamamayeho abantu barabibona, amagambo yakwamamayeho abantu barabibona, inzara yarakuriye abantu barabibona, wabaye mu bukode ahantu hasuzuguritse abantu barabibona, abantu barakwirengagize, abantu nawe urabyibonera, n'umuryango urabyibonera, abantu baragutaye urabibona, n'abantu barabizi. Ariko dore Uwiteka kugarutseho, olelabo takosika, Uwiteka akugarutseho. Yewe mutima ubabaye, muri gahunda yo gusengera ibyifuzo, agasuzuguro k'abadayimoni Uwiteka arakagukije, ikimwaro ufite Uwiteka arakigukije. Nekosika mandore payi. Iyi gahunda ni Uwiteka uyigaruye yo gusengera ibyifuzo. Iyi gahunda iragarutse ku buzima bwawe, kandi igarutse kugira ngo Umwami Yesu abohore ibyawe. Iyi gahunda igarutse kugira ngo Uwiteka agukize ibikomere. Iyi gahunda igarutse kugira ngo Uwiteka aguhindura ubuzima. Lela erefoyi, yewe mutima ubabaye, wifuze kwiyahura, wifuze kuba wafata imiti nk'uwe kugira ngo upfe, Yesu Kristo aravuga nawe ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Hari ibigiye kwamamara byiza, hari ibigiye kwamamara byiza. Ayayayayaya. Amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare yo, amamara Yesu we wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara mu gihugu cyacu, amamara wamamare. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya we. Ibyo bibazo ureba biraziritse, wowe humura witinya. Ubwo burwayi ufite bukuweho, wowe humura witinya. Ayo magambo wumva hakuweho, yewe humura witinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Lelita kosika eremon drefai. Nibigeragezo, nibibazo byagucanze mu mwanya wo gusengera ibyifuzo, ibyo biguteye ubwoba, biraziritse. Ninde wabiziritse? Ni Yesu Kristo, kuko ntiwabishobora. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya, nimuhumure mwitinya we, nimuhumure mwitinya we, nimuhumure, muhumure weyo,
nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, yewe nimuhumure mwitinya. Hari umuntu wari ugiye kwiyahura, hari umuntu wari ugiye kwiyahura udukurikiye, byagucanze. Ndakurangira umugabo ucangura ibintu byacanze umuntu nawe bashaka kwiyahura, wikiyahura. Dufite umurinzi warinze ngo na nyuma ya 0 irakora 0 0 0, Imana iraza igakora. Hari undi warimye ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi, izigiye kunyuzamo ibisubizo byawe. Igihe wabonaga yuko bidashoboka, bigiye gushoboka kuko nakinanira Imana we. Inzira z'Imana zirenga igihumbi, izigiye kunyuzamo ibisubizo byawe. Igihe wabonaga yuko bidashoboka, bigiye gushoboka kuko nakinanira Imana. Inzira z'Imana zirenze igihumbi, izigiye kunyuzamo igisubizo cyawe. Ibyo wabonaga yuko bidashoboka, bigiye gushoboka kuko nakinanira Imana. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Abiringira abantu barabahemukira we, ndetse babanga amaso bakabahemukira. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana we kuko urabikwiriye. Wowe nujya uhemuka Mana we kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Yemwe ngo wiringiye umuntu kura y'amaso. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutaze, shimwa nawe Mwuka Wera wawutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutaze, shimwa nawe Mwuka Wera wawutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Imfubyi zabonye imirimo, abagabo babonye imirimo y'Imana, abanyarwanda babonye imirimo y'Imana, itorero ryabonye imirimo y'Imana. Hari ibintu Imana ikoze muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Hari Imana wigeze ubona ugiye gupfa irakurokora, ikugarutseho muri aya masengesho kugira ngo igukize umwaka. Hari Imana wabonye ugiye guseba irakurokora. Hari Imana wabonye ugiye kuruha irakurokora. Hari Imana wabonye izikuguyeho irakurokora. Dakosika enemo. Imana se umwami wacu Yesu Kristo ihagurutse mu buzima bwawe gutatanya imigambi y'abadayimoni. Wiringiye abantu bakubera abantu, ariko Imana iraje mu buzima bwawe muri gahunda yo gusengera ibyifuzo. Mbonye Uwiteka akuremera ishimwe, akira ishimwe inshuti yanjye. Urashaka kubohoka, Imana ikubohore. Wari umaze igihe ushaka kubohoka, wari umaze igihe ushaka gukizwa, wari umaze ushaka guhinduka. Akira imbaraga z'Imana zigushoboze guhinduka. Imana iguhimbara guhinduke rwose, uve mu byaha burundu. Erepakosika enemon. Va mu byaha, atinya ibyaha. Ibyaha biragatsindwa, ibyaha nta kintu bimase. Va mu byaha, Yesu akubohore muri gahunda yo gusengera ibyifuzo.
umufite amatwi afite ikibazo, Yesu aje gukiza aya matwi. Mu nda yawe hafite uburwayi, Yesu aje gukiza uburwayi bwawe. Umugongo ufite ikibazo, Yesu aje gukiza umugongo. Baravuze ngo uyu mwaka ntuzawurangiza, akira kubaho kuko Yesu abeshaho. Iya kurokoye urupfu rukomeye, ivuganye nawe ko igarutse kukurokora. Imana igukije ibyo bakohereza, abakwifuruza ibibi ntabwo bigusohoyeho, abifuza gukenyuka ntibabibonye. Imana irakurinze. Hari umutaka Uwiteka atanze ku bantu be, abantu b'Imana. Hari umutaka Uwiteka atanze, abantu biteguye kumva inkuru mbi ku buzima bwawe ntayo bazumva. Mu mpinga z'imisozi habonetse inkuru nziza, mu mpinga z'imisozi habonetse amashimwe. Komeza ibirori yewe mama, komeza ibirori yewe papa, komeza ibirori yewe mushiki wanjye, komeza ibirori wa musore we, komeza ibirori torero, mukomeza ibirori gihugu cyacu, mukomeza ibirori. Ndahanura ubuzima bwawe nkurikiye, hari Imana ivuze ngo komeza ibirori. Umunyakibi yatsembweho pe lela elekosika enemo. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo, Imana iturinze umunyakibi, Imana ikurinze umunyakibi. Nangira mu ndinze wo nkurikiye, Imana ikurinze umunyakibi. Munyakibi ni umunyakibi nyine, kandi si ukumukurinda ahubwo iranamuhanye byihanukiriye. Iramwiyeretse ko ari Imana ifuha, iramwetse ko ari Imana y'inyembaraga, iramwetse ko ari Imana y'ubushobozi, iramwetse ko ari Imana y'umutsinzi. Imana iratsinda, Imana ntirwanirwa, Imana iraturwanirira. Muri njye njye ngo araturwanirira. Yesu araturwanirira, niwe ngabo yacu idukingira. Ni ya korari yahariya ku Gisozi baririmba neza cyane, hajya yitwa ngo kiti araturwanirira. Korari Sorowamu ku Mukenke yarenye ngo araturwanirira. Yesu araturwanirira, niwe ngabo idukingira. Mbonye Uwiteka arwanirira ababyeyi, mbonye Uwiteka arwanirira abakobwa, mbonye Uwiteka arwanirira abagabo, mbonye Uwiteka arwanirira imfubyi, mbonye Uwiteka arwanirira itorero, mbonye Uwiteka arwanirira igihugu. Rero umva nkubwire, gusenga ni umuti w'ibibazo. Amasengesho ajya ahagarika imigambi yose ikuzimu bapanze. Nimba utarukijijwe, ndajya ngo upfukame mu mwanya wawe ubwire Umwami Yesu ngo Mwami mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze byose ubimbabarire, unkure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umwami Yesu akubabarire. Kandi nimba udafite ahantu usengera, wegere urusengero ukwegereye ugende ukizwe. Ikindi kandi nimba nta handi ufite, udukurikire hano kuri Gusengerwa ku miyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Gusengerwa, udukurikire, dukunze kuba turiho. Ikindi kandi nimba uri umujyi wa Kigali, udusange kuri sheri ku itoro rya ADEPR sheri, hano dusengera hano, tugushikiriza abashumba bazakubatize mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Nyora amaterano yawe kwa gatatu, ni ushaka uzadusange. Yesu azakuruhura umutima, tuzagushikiriza abashumba kandi bazakugira inama nziza. Reka nkubwire, umaze igihe ubabaye, Yesu aje kukuruhura. Umaze ufite agahinda, Yesu numara agahinda. Tugiye gusenga Imana. Ntuwicira inzira wijya mu byaha, wijya mu byabwenge, wikwirwanirira. Imana ije kukurwanirira, ije gukiza umunyakibi, ikaguhindura ubuzima. Reka ngusengere. Imana iguha umugisha we twabanye, Imana iguha umugisha we twatangiranye, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikingura imiryango yawe mu izina rya Yesu. Imana ikwiyereke, kandi cy'umwuka w'Imana kwemeza uzagikore mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimiye kwagaritse inkuru mbi ku bagabo, uhagaritse inkuru mbi ku babyeyi, uhagaritse inkuru mbi ku basore, uhagaritse inkuru mbi ku itorero, uhagaritse inkuru mbi ku gihugu. Ndagushimye kuri Imana itwitayeho. Ndagushimiye muri umwanya wo gusengera ibyifuzo, ko hari imirimo n'ibitangaza ukoze ku bantu bawe. Izina ryawe ni ryamamare, izina ryawe ryamamare hose mu izina rya Yesu. Turasenze ngo imbaraga zawe ziganze ku bantu bawe. Urakoze Mwami kuri Imana ibikoze. Amavuta ya Mwami
nawe ku muntu wese abadukurikiye mu gihugu cyacu, abadiaspora dukurikiye, buri muntu wese, abadukurikiye bari mu bitaro, abadukurikiye bari mu kazi, abamutwara mu modoka, buri muntu wese adukurikiye kutumvira, imbaraga z'Imana zimubeho. Kandi abarwaye indwara z'amaberane, indwara zo mu nda, indwara z'imigongo, indwara zo mu bitugu, indwara z'ibisazi, bakira ubuzima. Mwumva inkuru nziza. Mwami, tugushima kuri Imana izingura abantu bakubaka. Izina ryawe ryamare muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Tukurarikire gukurikira mu gahunda yo gusengera ibyifuzo. Ikizakurikiraho tuzahirika icyo bita Yeriko. Guhirika Yeriko, ndakurarikira gukurikira gahunda yo guhirika Yeriko. Reka nkubwire, uku kwezi Imana iguha imbaraga uhirike Yeriko ikuri imbere. Tuzasenga tuvuga ngo Imana ihirika Yeriko, kandi Yeriko izariduka cyangwa se irigite. Abagiye mu seri batubwira ko yarigise, abandi bavuga ngo yararidutse, ariko ubundi ngo yarakatse irarigita barayibura. Rero uku kwezi twinjiyemo ni ukwezi ko guhirika Yeriko. Yeriko ikuri imbere igomba gusenyuka, Yeriko iri ku bana bawe igomba gusenyuka. Ukwezi ko guhirika Yeriko, Yeriko yose ikuri imbere igomba gusenyuka. Ndakubwiye ngo uku kwezi ndakurarikira mu gukurikira gahunda y'amasengesho iyo guhirika Yeriko. Yeriko zose ziri imbere zawe zigomba kuva nk'umwami, zigakakaza karigita, ukabona ishimwe. Umwami Yesu abiteho, umwami Yesu agire neza. Kandi turabashimye mwese abantu mubona ijambo ry'Imana, abantu mubona link yacu bwa mbere mugakora subscribe, mukiyandikisha. Imana ibaha umugisha, ndetse n'abasharinga, Imana ibaha umugisha, n'abadusengera, n'abadutera inkunga z'ibitekerezo ndetse n'iz'amafaranga, no turazemera ntacyo bitwahita. Nayo muri duteye ntabwo twabyanga rwose, nta kibazo. Rero Imana ibaha umugisha mwese. Hanyuma abatadukunda namwe Imana ibabarire, kuko ntago abantu bose ko badukunda. Imana ibabarire, kuko biravuze ngo mujye umwete kubona abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Turavuze ijambo ry'Imana karuka.